Nimukomeze kugira ibyishimo bya Somusiyo ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Muri aka kanya tugiye kubagezaho imwe mu nyigisho zatangiwe kuri Katedrale Saint Michel mu kwitegura umunsi wa Somusiyo twizihije kwa 15 Kanama 2023. Iki kiganiro cyatanzwe na Padiri Alexis Ndagijimana, ni umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi ishinzwe iyogezabutumwa mu rubyiruko, akaba akorera ubutumwa muri Paruwasi Regina Pacis i Remera muri Arkidiocese ya Kigali. Ernest Karinganire mbahaye ikaze. Tugiye gufatanya, murakoze kunyakira, kuzirikana ku mubyeyi Bikira Mariya ku nsanganyamatsiko igira iti Asomusiyo nyota y'ijuru mu bihe bya none. Asomusiyo nyota y'ijuru mu bihe bya none. Abantu benshi bibaza kuri uwo munsi. Bamwe bati duherahe tuvuga ko Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru, ko nta hantu byanditse muri Bibiliya. Twabisanga he? Washaka uwo murongo wa Bibiliya ubivuga, twamubwira uwuhe? Bandi bati ariko ubundi iryo juru abantu bavuga batagatifu baririmo gute kandi impanda itaravuga, umunsi w'imperuka utarajya, Kristo Yesu akuzwe. Abandi bati ariko abantu bamwiyambaza uwo Bikira Mariya yajyanwa mu ati yeguye koko tubyemere ko ari mu ijuru, ariko si kuko aradusabira. Ubwo ubasha bwo kudusabira, bwo kudufasha kubona ibitangaza abukura hehe? Hari n'abakabya bagahakana ububyeyi bwe, ati ubundi se n'umugore nk'abandi. Ibyo byose ntabwo turi bubiganire, ariko ibyo turi buza gukomozaho nibidufasha kureba ukuntu natwe twisunze umubyeyi Bikira Mariya twazajya mu ijuru. Si byo se hari abantu baranga bashaka kuzajya mu ijuru di? Nanjye nuko. Iyibukiro rya kane mu mibukiro y'ikuzo harya rivuga ngo iki? Bikira Mariya dusabe ihenema yo gupfa neza. Nawe irya mbere riba ryavuze ngo iki mu ikuzo n'ubundi? Yesu azuka. Irya gatanu Bikira Mariya harya dusabe ihenema di kumwizera. Imana ishimwe cyane. Bikira Mariya duheraye tuvuga ko ari mu ijuru. Mbere yo kumva aho duhera tuvuga ko ari mu ijuru, reka tubanze dusubire inyuma twibaze ngo umubyeyi ninde? Hari indirimbo turirimba ngo uwo mubyeyi twaramurazwe munsi y'umusaraba turaje. Uwo mubyeyi ntabwo ari umupersona wa kane, ntabwo ari ikigirwamana, ni umuntu nkatwe wavutse kwa Ana nande nawe nayo wa kimwe, wavutse ku babyeyi akarerwa nk'uko natwe turerwa. Nyamara ariko kubera sicyo ndi butindeho, kubera umugambi Imana yari imufiteho imurinda gusamanwa icyaha. Hanyuma ngo umunsi umwe nk'abandi bakobwa bose b'umutima, sinzi nimba yarabohaga ibiseke, nimba yarabohaga umusambi, ntabwo nzi icyo yakoraga aho ngaho mu kirambi, ngo agiye kubona abona umumarayika wa Nyagasani aramusanze. Umumarayika ngo yitwaga nde? Yitwaga Gaburiyeli. Arangije aramubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Byose rero biba biratangiye. Nkunda kubwira abajene nimba mushaka gusenga nk'abamarayika mujye muvuga isengesho rya ndakuramutsa Mariya. Namwe numva mbibabwiye kandi ubwo mbibiye akabanga, kuko iyo tuvuze ari amagambo ya ndakuramutsa Mariya ari yatangiye, ni amagambo yavuzwe nande na marayika. Bigatangaza rero babandi barwanya Bikira Mariya bamona harimo no kwivuguruza. Niba dushobora kuririmba zaburi za Dawudi n'ibyaha yakoze tunazi, Imana yaramugiriye impuhwe, kuririmba noneho kwifashisha mu isengesho ryacu amagambo y'umumarayika, ngiye kuvuga ngo ni biki bitwika cyane, biki birenze, ni biki bifite imbaraga. Mwebwe mwumva ari Dawudi na marayika, amagambo twakumva ko yanyura Imana kurushaho ari ayandi. Noneho nimba n'ijambo ry'Imana ritangarira amagambo ya Dawudi, uguca bugufi, gusingiza Imana kwe, kuririmba kwe, nimutekereze noneho amagambo y'umumarayika. Noneho kandi uwo mumarayika ngo yari yatumwe
mu yandi magambo, amagambo avugwa kuri Bikira Mariya ni amagambo y'Imana ubwayo. Niyo yabwiye marayika iti genda umbwire uriya mukobwa ngura umutoni wanjye. Araza aravuga ati rero umutoni w'Imana ndakuramutse. Elizabeth nawe amurikiwe na Roho Mutagatifu ngo ahishurirwa uko kuri Bikira Mariya. Aramureba ati nubwo uri mutoya kuri iki, nubwo uri mubyara wanjye, nubwo dusangira, nubwo tugendana, ntabwo turi kimwe. Kristo Yesu akuzwe. Wahebuje abagore bose keretse abadashaka kuba abagore. Ziko abagore batagishaka kuba abagore we, n'abagabo badashaka kuba abagabo. Ukajya nko mu rugo ukabona abagabo babiri batandukanyije ibitsina cyangwa abagore babiri batandukanyije ibitsina. Ibyo ngibyo ntabwo bisobanura, birimo biraca kuri radio. Kristo Yesu akuzwe. Ukabona umugabo ntashaka kuba umugabo, umugore nawe ntashaka kuba umugore. Ibyo byo ntabwo ari byo turi buganire. Ngo wahebuje abagore bose umugisha. Uwo nguwo noneho ku musaraba mu Ivanjiri hano mu twa 19 abandi bose bagiye, hasigaye bakeye, inkoramutima nkeya cyane. Ngo Yesu Kristo areba Yohani wari uduhagarariye twese, wari uhagarariye Kiliziya, ati mwana dore nyoko. Abwira na Mariya ati mubyeyi dore mwana wawe. Ni ukuvuga Yesu Kristo yadukoreye ikintu gikomeye cyane, kugeza usibye no yaduhaye nyinaho umubyeyi. Murumva ukuntu biryoshye kandi by'ukuri. Amuduhera ahantu hakomeye. Namwe mutekereze bya jambo umubyeyi wawe yakubwiye ari ahakomeye, cyangwa umuntu w'inshuti yawe yakubwiye ari mu bitaro. Niyo turi mu misa zo gushyingura cyangwa se mu kiriyo, usanga abantu benshi bashaka gusaba ijambo ngo bavuge, ariko ijambo usanga abantu benshi bategereje ni irihe jambo rya nyuma yavuze. Hari nyine n'abayavuga ukumva barayatubuye, kumva ntigeze amusura, ariko ngo azirwe yavuze bwa nyuma. Wabwirwa n'ikize ko iyo myaka ni hagati yawe n'igihe yapfiriye atavuze ibindi byinshi. Kristo Yesu akuzwe. Usanga umukecuru yararembye, yarahonnye, yapfuye urwanabi, yabuze n'udufaranga twa parasitamoro, ariko ukajya kubona umunsi wo kumushyingura indabyo zatwaye umwanya urutw'abantu. Nabyo si byo nje kuvugaho, ariko mba numva Bikira Mariya bitamushimisha kuri ubwo buryo. Kundi umuntu yarapfuye umureba, nabyo ntacyo bitwaye, ariko tujye duhera na mbere umuntu akiriho, si byo se? Kavuga uti ziriya ndabyo iyo baza kumuguriramo agasupu gashyushye, yabaza kuba baramujyanye ku ivuriro yenda rifite ubushobozi burenze ubwo yagiyeho, yenda ntiyari gusunika iminsi nk'imyaka 5, ariko nabyo si byo nje kuvugaho, karagaciyemo, si byo se? Ariko wa wundi wamurwaje, wa wundi warembye areba, nanze kuvuga ngo wa wundi wamuriye, murumva icyo nshatse kuvuga. Iyo ahagaze imbere hanatanga ubuhamya akavuga ati bimwe mu byo yambwiye mbere y'uko apfa ni ibindi, usanga abantu bose bavuze ngo na Bikira Mariya rero iri jambo rya nyuma Yesu yamubwiye ni ukumubwira ko ari umubyeyi wacu. Kristo Yesu akuzwe. Ijambo rya nyuma Yesu yabwiye Bikira Mariya ni iri, ni ukumubwira ko ari iki? Ari umubyeyi wacu. N'ijambo rya nyuma Yesu yabwiye Kiliziya yari ihagarariwe n'intumwa Yohani, ni ukubwira Kiliziya ko ari umwana wande, ni ukubwira abakristo bose n'abemeye bose ko ari umwana wande, ni ukukubwira ko uri umwana wa Bikira Mariya. Kuba umwana wa runaka, wa Karaveri, wa Petero, wa Rwirangira, wa Rugira, ubundi turabiha. Kuba umwana w'umuntu runaka turabihabwa, ni ingabire twakira. Hari igihe umuntu avuka ugasanga ukwikuza kwe, kubikomere n'ibiki, yanze umubyeyi. Ntibibaho se? Ntazitwa n'izina karihindura, yitwaga Ndagijimana akitwa Harerimana, karihindura bitwaye amazina mu babarire. Ariko mu by'ukuri iyo bagiye gupima bya bimenyetso bya gihanga basanga ari umwana wande,
asanga ari umwana wa Ndagijimana, nubwo yanze Ndagijimana akita yenda harera Imana. Kristo Yesu akuzwe. Natwe rero kuba umuntu yakwanga Mariya ntibikuraho ububyeyi bwe. Hari umupadiri ugeze kwigisha, umwe mu bapadiri tubana i Remera, yageze kwigisha mu kiliziya, abwira abantu ati na ba bandi bamwanga kubera urukundo abakunda, kubera kandi ko badashaka ko bitwa n'inzara, acunga basinziriye akabona kubonsa. Kristo Yesu akuzwe. Na ba bandi bamwanga, uwo mupadiri yaravuze ati acunga basinziriye akagira ate akabonsa, akabitaho, akabigirira neza. Akaba abana bacu barushya, ujya kumwogoshesha ushaka kwasa neza, ukabona arimo ararwana n'umukwaferi, yamara gusinzira kazana umukwaferi akamwogosha, agakanguka asa neza, mwamushyiremo na twa turongo tugezweho tazi igihe byabereye, yarangiza akaba yanagutuka da kandi wamugiriye neza. Na Bikira Mariya nuko bigenda. Kristo Yesu akuzwe. Uwo nguwo twarazwe muti amaze gupfa byagenze bite? Ariko na mbere y'uko apfa, reka tubanze twibuke ububasha yari afite na mbere y'uko apfa. Ku munsi wa gatatu Kana mu Galileya bacyuza ubukwe, nyina wa Yesu yari yabutashye kandi Yesu n'abigishwa be bari babutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yesu aramubwira ati nta divayi bagifite. Yesu aramusubiza ati mubyeyi, ari ryari nawe byo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati icyo babwira cyose mugikore. Hari hateretse intango 6 zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyuhagira. Intango yose yajyagamo inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi. Yesu arababwira ati nimwuzuze amazi izo ntango, barazisendereza kugeza ku rugara. Yesu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abahereza bari bavomye bo bari bahazi, nuko ahamagara umukwe aramubwira tubusanga umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza. Wowe ariko wakomeje gutereka inziza kugeza ubu. Kristo Yesu akuzwe. Ataranajya mu ijuru, akiri ku isi, yirirwa aganira na ba Madarena na ba Sara, basabana umunyu, babohana imisambi sinzi nimba barayibohaga n'ibindi bisanzwe. Yabwiraga Imana, amazi agahinduka iki? Divayi. Noneho bizagenda bite nagera mu ijuru? Afite ubuhe bubasha ubwo noneho yageze mu ijuru? Muti aho mu ijuru yahageze ate se? Bundi iryo juru hari abantu baririmo ko imperuka itaragera. Kristo Yesu akuzwe. Unakibaza ati iyo wibajije utyo uba wirengagije ibyanditswe bitagatifu. Vanjiri maze kubasomera niyo Yohana umutwe wa 2 kubashaka kuyandika no kwizirikana nyuma, murongo wa 1 kugera ku wa 7. Uvuze ko mu ijuru nta bantu bariyo, waba wirengagije ibyo Yesu Kristo yavugiye ku musaraba. Mu ruhande rwe hari habambye ibisambo bingahe? Kimwe kiti uranyibuke nugera mu bwami bwawe. Arangije aramusubiza ati uyu munsi, ntabwo yamubwiye ejo, ntabwo yamubwiye umwaka utaha, ntabwo yamubwiye ngo ni ingaruka, yaramubwiye ngo uyu munsi turaba turi kumwe ni paradiso. None se koko niba n'igisambo yarakibabariye bakaba babana, Bikira Mariya niwe urimo uborera urusororo? Harya buriya muri Isiraheli haba rusorora, irimbi ryaho muhire yagiye, irimbi ryaho ryitwa nguki? Asanga ari nka Busanza. Ko Busanza mu gihe burayi bavuga ngo iki? Busanza. Kristo Yesu akuzwe. Nimutekereze none, n'igisambo kiri kumwe na Yesu muri paradiso. Bikira Mariya se we urumva ari hehe? None ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuwe umutwe wa 7 rutubwira iki? Amagambo akomeye cyane kandi meza. Nyabasomere se umutwe wa 7 some akanya atari hanini guhera ku murongo wa 1. Ngo nyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze mu mpande enye z'isi, bari bakumiriye imiyaga 4 yo ku isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuhera ku isi, ku nyanja cyangwa se ku giti na kimwe. Nuko ndongera mbona undi mumarayika azamuka ajya iburasirazuba afite ikashe y'Imana nzima, avuga mu ijwi riranguriye abwira ba bamarayika 4 bari bahawe ubasha bwo kugira nabi isi n'inyanja ati muririnde kugira nabi isi, inyanja cyangwa ibiti mbere yuko turangiza
gushyira ikimenyetso ku gahanga k'abagaragu b'Imana yacu. Nuko numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso, abantu 144 bo mu miryango yose y'Abayisiraheli. Nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashobora kubarura, iturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu bihugu byose no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki, bakavuga mu ijwi riranguriye bati, ubucunguzi ni ubw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami bukaba n'ubwa ntama. Nuko abamarayika bose bari bakikije intebe y'ubwami hamwe n'ababakambwe na bya binyabuzima bine, bagwa bubitse uruhanga ku butaka imbere y'intebe y'ubwami, maze basenga Imana bavuga bati, amen. Ibisingizo, ikuzo, ubuhanga, ishimwe, icyubahiro, imbaraga n'ububasha ni iby'Imana yacu ku bihe bizahora bisimburana iteka. Mu bakambwe afata ijambo maze arambwira ati, aba bantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutse he? Ndamusubiza nti, shobuja, niwe wabimenya. Nawe arambwira ati, aba bavuye mu magorwa akaze, bamesha amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya ntama. Niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana, bakayiha icyubahiro amanywa n'ijoro mu ngoro yayo, maze wicaye ku ntebe y'ubwami akazabugamisha mu ihema rye. Ntibazasonza ukundi kandi ntibazagira inyota ukundi, ndetse n'izuba n'icyorezo cyaryo ntibizabageraho ukundi, kuko ntama uri rwagati y'ubwami azababera umushumba, akazabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Nuko Imana ikazabahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Kristo Yesu akuzwe. Ngo abantu bo mu ndimi zose b'amahanga yose baririmba nyir'ubutagatifu, barinda ibisingizo by'Imana. Nta gushidikanya rero abo bantu Bikira Mariya ntiyababuramo. Kristo Yesu akuzwe, ntabwo yababuramo, kubera ko nawe yameshe ikanzu ye mu maraso ya ntama. Yarwanya urugamba rwo kwitagatifuza, kandi ngo yarurwanya impundura nk'uko Pawulo mutagatifu abitubwira. Ese twemera ko Yesu Kristo ari mu ijuru? Turabyemera. Aganje mu ikuzo rye hamwe na Data na Mwana, hamwe na Data na Roho Mutagatifu, akaba ashagawe n'abamarayika n'abatagatifu. Turabyemera, ntabwo twabishidikanya. Urugero rworoshye kumva, bamwe muri twe bari ahangaha baragize bati, ubwo Imana nagize amahirwe ikabigenza neza, ikampa akazi keza, ikampa inzu i Kigali, ntabwo mama yakomeza kuguma wenyine iyo ngiyo ku Gisagara, iyo ngiyo Nyaruguru, iyo ngiyo Nyagatare, iyo ngiyo Kirehe. Reka mwiyegereze, muzanye iwanjye, byibura njye mujyana kwa muganga byoroshye, njye mwitaho uko bikwiye. Ntitubikora twese, abenshi ntibabikora, siko bimeze. Ndahamya ko muri mwebwe hari abavuga batavuga gira vuba njye kumureba yankumbuye. Niba Imana yaraduhaye ubwo rukundo nkuru n'ubwenge bwo kuvuga ngo twite ku babyeyi bacu, two kuba tubayeho neza hano Saint Michel hano i Kigali, we arimo yabuze n'umuzanira utuzi, yabuze umutahiriza inkwi, reka muzane mwiyegereze. Murumva Yesu Kristo yaraduhaye ubwenge n'urukundo nk'urwo ngurwo akicura? Kristo Yesu akuzwe. Yaduhaye ubwenge n'urukundo rwo gukunda ababyeyi bacu, aricura? Atugira inama yo kubazana ngo tubiteho tubiyegereje, we akamureka ati, rero mama, ijambo ry'Imana ritwereka akenshi akoresha mubyeyi. Rero Evangelio hano bitwereka ivuga umubyeyi. Rero mubyeyi, we guma hariya, mbe nitaye kuri abangaba, mbiyegereze, wowe ibyawe tuzabireba nyuma. Ninde natwe b'abantu? Ijambo ry'Imana riravuga ngo n'ububi bwacu dushobora gukunda ababyeyi bacu, dushobora gukunda abavandimwe bacu, dushobora kugira neza abana bacu. Nimutekereze rero noneho Yesu yabura ate kugororera wa wundi wamutwaye mu nda ye amezi angahe? 9. Wa wundi wamworosha utwenda mu kiraro cy'inka, wa wundi wamuhunganye hehe? Misiri. Wa wundi basigaranye aho Yosefu yapfuye mbere. Yosefu amaze gupfa, asigaranye umuhungu we gusa. Murumva bitangaje kwaho Yesu Kristo ari naho Bikira Mariya ari? Murumva bitangaje?
murumva bitangaje, murumva bitunguranye. Nanjye kuvuga ngo ahubwo atari uko bimeze niho haba ari ikibazo. Niyo mpamvu rero Kiliziya mu mwaka w'1950 nayo yabishishojeho iti Bikira Mariya rwose ari mu ijuru hamwe na Yezu Kristo. Uko kuba mu ijuru kwa Bikira Mariya rero kukaba gusobanuye byinshi. Mu byo gusobanuye ndababwiramo nka 4 cyangwa 5. Icyambere, kuba ari mu ijuru ni ikimenyetso kandi na mizero yuko mu ijuru harimo abantu kandi natwe tuzagira dute, tuzaritaha. Icyo rero kirakomeye. Kristo Yezu akuzwe. Ni ikimenyetso cyuko natwe tuzaritaha. Ibyo Yezu Kristo yasezeranyije abazamwemera yarabishohoje, azabisohoza kandi n'uyu munsi arabikora. Ni ikimenyetso kwa Bikira Mariya ari mu ijuru kuri twebwe, ni ikimenyetso na miringiro, ni ibyishimo, ariko kandi biranatwereka ko natwe tuzaritaha. Nimba yari afite umubiri nkatwe, yari umuntu nkatwe, akaba ari mu ijuru, natwe tuzaritaha. Kandi mwibuke ko Yezu Kristo yinjira mu ijuru, mwibuke ko aza mu isi yafashe umubiri wande, yafashe kamere muntu, murabyumva, ariko afata umubiri awukesha nde? Bikira Mariya. Yezu Kristo agiye gusubira mu ikuzo rye, ntimutekereze ko wa mubiri nayo ngiye kuvuga ngo akesha Bikira Mariya yawujugunye. Oya, wa mubiri wari wahindutse umubiri w'ikuzo niwo yinjiranye mu ijuru. Ntibitangaje rero ko Bikira Mariya yasanze Yezu Kristo mu ijuru. Natwe rero ni ikimenyetso cy'uko tuzaritaha. Icya kabiri bavandimwe, icya kabiri, kuba ari mu ijuru, niba ubu ngubu ari mu ijuru, niba kiri ku isi yaratuvuganiraga. Twumvise abo mu bukwe bw'Ikana ngo yagiraga ate? Yaratuvuganiraga. Murumva se aho ngaho ari mu ijuru atatuvuganira kurushaho? Atatuvuganira byisumbuyeho? Assumption itwibutsa ko Bikira Mariya uri mu ijuru ahatubereye kandi atuvuganira. Arareba Imana mu ikuzo ryayo, akatuvuganira, akadusabira. Kandi nibyo koko arabikora. Ariko se niba jyewe n'ibyaha byanjye n'intege nke zanjye, niba wowe nawe abantu bashobora kuza bakambwira cyangwa bakakubwira bati unsabire akazi, unsabire imbabazi z'ibyaha, unsabire uburwayi bukire, kandi bikaba turi abanyabyaha, ntitujya dusabirana se kandi bikaba byo twasabye Imana ikabiduha? Ntitubikora abavandi? Noneho rero nimutekereze wa wundi uri imbere y'Imana urangamiye ikuzo ryayo umunsi ku munsi, ukuntu adusabira. Nanjye kuvuga ngo umpere Bikira Mariya amashyi ariko yaba ari amasabano, keretse ni mu byibwiriza. Nagira ngo dufate akanya amasegonda makeya, buri wese atuze mu mutima we, ashimire Bikira Mariya ku kintu runaka yamusabiye. Yaradusabiye, yaransabiye mba padiri, Kristo Yezu akuzwe, ndetse n'ibindi byiza sinabirondora. Rimwe umwe mu bapadiri waturega mu seminari yatubwiye ijambo na n'ubu nafashe mu mutwe. Timwe abaseminari mwe, nagira ngo mbasabe muzabe indahemuka ku bagore babiri ngiye kubabwira. Tutiyo abaseminari ngo abagore babiri ngiye kubabwira ntabwo bazabatenguha, ntibazababeshya, ntibazaboshya, ntibazabahemukira. Ati kandi mu bishuti nabo mukanababera indahemuka, bazanabatoza banabigishe uko mukwiye kubana n'abandi bagore basigaye. Kristo Yezu akuzwe. Ngo dutega amatwi turumva abagore babiri, murashaka kubamenya se namwe abagore yatubwiye? Abo mbabwiye reka mbabwire, muzabe indahemuka ku bagore babiri, aribo Kiliziya na Bikira Mariya. Ijambo yatubwiye namwe rero ndaribabwiye, ndaribasangije.
umukristo ukomeye kuri bikira, ufite Bikira Mariya nk'umubyeyi, akagira kiliziya nk'umubyeyi, ntabwo ahungabanywa n'umuyaga, arakomera. Siko bimeze? ndabeshye oya, ntabwo mbeshye. Kandi ibyo nanjye ngenda mbibona umunsi ku munsi ko Bikira Mariya na kiliziya ni gutya. Uwo rero aradusabira, agasabira kiliziya, akadusabira ubudahemuka. Ikindi cya gatatu, kuba Bikira Mariya yarajyanywe mu ijuru, ari mu ijuru, ndimo ndagana ku musozo, ikindi bidufasha bivuze kuri twe, aratwigisha. Nimutekereze ko ari na hano munsi yaratwigishaga. Yavanjiri n'abasome ivanjiri hano umutwe wa 2 yavuze ngo iki? Icyo ababwira cyose mugire mute. Ubwo ntabwo yari yatwigishije aka parentese. Hari abantu baba bashaka ko Bikira Mariya basabira, inshi tugashaka ko Bikira Mariya dusabira, ariko ibyo adusabye tukabica amazi, tukabitera ipine, tukirengagiza ko ari amazi yahindutse, ntabwo yahinduwe divayi nuko Bikira Mariya yagiye gusabira bari abantu gusa. Icyo kintu abantu barakibagira. Ntabwo yagiye ngo basabire ngo amazi ahita ahinduka divayi. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo yagiye ngo basabire ngo Yesu Kristo ahita avuga ati mugende kuri butike yo kwa mama Kofi cyangwa se supermarché yo kwa mama Kwasi muzane za divayi mutereka hari abamwe. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo ari byo yakoze. Bikira Mariya hari akabanga yibiye bari yabaherezaga, ngo yababwiye ngo iki? Icyo abategeka mugire mute. Hanyuma bamaze gukora ibyo Yesu Kristo yari yababwiye, amazi yahindutse divayi cyangwa ntiyahindutse divayi. Hari ikintu tujya dusimbuka, tubwira Bikira Mariya ngo adusabire, ariko ntitumubaze cyangwa dutege amatwi ngo tumenye kugira ngo bya bindi yadusabiye bikunde, bicemo, bigende, biradusaba iki twebwe. Kristo Yesu akuzwe. Ngo narangije kubitura Bikira Mariya, ngo nabituye Bikira Mariya. Yego, iyo ni etape nziza. Asigaye iki? Gukora icyo Yesu Kristo kubwira. Si byo se? Kubwira Bikira Mariya ni kimwe, Bikira Mariya nawe yabibwiye Yesu. Ariko wibuka ibyo Bikira Mariya ahita abwira abo yasabiye. Ahita ababwira ati nyabuneka, ugupinga kwanyu, kujarajara kwanyu, gusuzugura kwanyu, mumbabarire ntimunkoze isoni. Nabavugiye ariko namwe nka kwa kundi umubyeyi, cyane cyane abamama nibo babikora, abana bakeneye ibintu runaka, none akagenda akabibabwirira papa wabo, akabibabwirira undi muvandimwe mukuru wabo se. Kenshi ababyeyi baca, urabizi ko mukuru wanyu yanga umuntu mubeshye, nasaka kubaza ugenze gutya. Ababyeyi baranga ntimubikora, urabizi ko papa wanyu adakunda ibintu bijagaraye. Nabimubwiye ariko namwe mugerageze uyu munsi mwitonde, mushyire ibintu ku murongo. Bikira Mariya nawe nicyo akora, ngiye kubasabira, ariko icyo ababwira cyose mugire mute. Ubwo rero tutabikoze tuba tumutengushye, si byo se? Iyo tutumviye Yesu tuba tumutengushye. Noneho nimba yaratwigishaga, akatwigisha gukora ugushaka kwa Yesu ari hano munsi, ari mu mubiri, nimutekereze noneho ukuntu abitwigisha ari mu ijuru. Muti gutese abonekera Fatima nicyo yatwigishije, abonekera Lourdes, abonekera Bane n'ahandi n'ahandi. Noneho nanjye kuvuga ngo by'agahebuzo abonekera hehe, nanjye kuvuga murahazi abonekera hehe. Ariko uzi ko burya Bikira Mariya yasuye u Rwanda we, hahise mwari mubizi? Ndabona ntacyo bibabwiye. Abajya bajya mu bindi bihugu ntabwo iyo babakubajije ari nko babaza ngo Kibeho hameze hate, ugasanga ahazi agahita ajya kuri Google, urebye ngo Kibeho ni mu karere ka Nyaruguru, ntabwo ari byo abakubajije, kugira ngo byibura umusangize ubutumwa bwa Kibeho. Uwo Bikira Mariya yavuye mu ijuru aza kutubwira uko dukwiye kwitwara hano ku isi kugira ngo tubeho neza, ariko kugira ngo tuzajye no mu ijuru. Niho nshaka gusoreza, kugira ngo mu bihe bya none twitegure kuzaba hehe? Mu ijuru. Ubukristo bwacu rero, ubuyoboke bwacu
urukundo dukunda Bikira Mariya bitagamije kudufasha kuzajya mu ijuru, hari ikintu kinini twaba twihombeje, twaba twibagiwe icy'ingenzi. Aradusabira abana bakabona amashuri, abandi bakabona viza, abandi bakagira bate, cyangwa se n'izindi ntambara, ariko bitanadufashije gutera agatambwe ko kuzajya mu ijuru, ko kubana nawe, twaba duhombye ikintu gikomeye. Mureke rero muri iki gihe tumwisunge, tumwiyambaze, maze natwe tuzajye mu ijuru. Kandi kugira ngo tuzabane na Yezu na Bikira Mariya mu ijuru, ni uko dukora icyo Yezu Kristo adutegeka cyose. Ni uko twemera tukajyana Bikira Mariya iwacu. Iryo banga Yohani yararimenye, ngo ni uko uwo munsi Yohani amujyana hehe? Amujyana hehe? Dore uburyo rero nka 5 cyangwa 6 dushobora kujyana Bikira Mariya iwacu, maze akadutoza cyangwa se akadutegurira kuzaba mu ijuru. Niyo nshaka gusoreza. Icyambere ni ukumwigiraho, kumwigiraho gukora gushaka kw'Imana. Ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kumwigiraho kunyura Imana, kumwigiraho guca bugufi, kumwigiraho kumva Imana. Kandi umuntu wamwigiyeho ntabwo yirwanirira, ahubwo Imana y'ubwayo igira ite? Iramurwanira. None se amaze gusama, byanze bikunze, burya abantu bahita bakwirakwiza amakuru. Buriya hari abahise basanga Yosefu arimo yibariza, wenda n'abagenzi be ba Benyamini, ndakoresha amazina nk'ayaho ngaho, ba Benyamini, ba Petero, amazina iyo ngiyo muri Isiraheli. Sha Yosefu we, ibyawe twarabimenye, mpereza iranda, sha wihangane sha, barwubika ngo he nibo barwuburangeso, nuko nawe wihangane. Yosefu buriya yarabimenye nyine biramubabaza, ngo ariko afata icyemezo cyo kumusenda rwihishwa kugira ngo atamukoza isoni. Nta na hantu na hamwe tubona Bikira Mariya ajya kwa karandevu Yosefu ngo ajye kwisobanura. Kristo Yezu akuzwe. Ntawe bagenda avuge sheri rwose unyumve please. Ntaza please turimo tubonamo. Understand me. Ntabyo turimo tubona. Ntabwo turimo tubona arira, ntabwo turimo tubona yikurubanga hasi, ntabwo tubona ajya gushaka umuganga ngo ayikuremo ngo adaseba. No, ahubwo kubera umubano, kubera ko yari yarakiriye gushaka kw'Imana, Imana niyo yagize ite? Nanjye kuvuga ngo yamukoreye umuti, ahubwo yamukoreye farumasi. Yosefu ngo asinziriye, mumarayika w'Imana araje. Witinya kuzana umugore wawe Mariya. Ibyo wamubeshyera, impungenge ufite sizo, yasamye ku bwa Roho Mutagatifu. Ngo umuntu wabaye inshuti ntabwo yagiye kwisobanura. Kristo Yezu akuzwe. Ahubwo Imana ubwayo yaramurwaniriye. Nawe yakurwanirira mu kazi, yakurwanirira mu by'umugabo wawe cyangwa umugore wawe adashaka kukumva wowe, yakurwanira mu byo wasobanuriye ababyeyi bawe bakanga kukumva. Nuba inshuti na Nyagasani ukigira ku mubyeyi Bikira Mariya, nawe izajya igenda ikuvuganira. Niba nanga kukumva, nunageragezwa cyangwa ugatotezwa, ni uzakwereka kuzaca muri icyo kigeragezo. Kristo Yezu akuzwe. Bikira Mariya rero kumwigiraho ni uburyo bwiza bwo kumujyana iwacu. Icya kabiri gikomeye ni uguhora tuzirikana ko ari umuhire, kuzirikana uwo ari we. Amasekuruza yose azanyita umuhire, maze ntidutinye kumuramutsa umunsi ku munsi. Uri mu ijuru tukamuramutsa umunsi ku munsi. Hari umuntu wabyungukiyemo witwa Elizabeth, ngo amaze kumuhobera yumvise indamutso ye, ntabwo yagiye mu ibishyimbo bireze imyaka n'imikuru, oya, ngo ahubwo acyumva indamutso ya Bikira Mariya. Hari ibintu bibiri byabaye. Umwana yisimbizanyije ibyishimo, Kristo Yezu akuzwe. Hanyuma ngo Elizabeth ngo yuzura Roho Mutagatifu. Kandi biranumvikana, abafite abo bashakanye bari ahangaha muzi intambara mu Rwanda, iyo mwagize ibyago cyangwa amahirwe yo guhoberwa n'umudamu cyangwa umugabo witeye parufe, harya ngo ni kazumbature, ni simbizi, hari za parufe zihita zigusigaraho, maze wagera mu rugo hagashya koko. Niko iyi parufe wayikuye he? Uzajya guhoberana n'abagore ubonye bose.
Kristo Yesu akuzwe. Cyangwa se wagiye mu kabari akanywa agacupa ku gipimo kirenze cyari gikenewe, yagushuje nawe akenshi ahita gusomya da. Bikira Mariya rero ntabwo yari yuzuye inzoga, ntiyari iteye parufe, ahubwo yari asendereye. Tekereza gusendera mutagatifu kugeza ku kigero n'umushuje nawe ahita amusendera. Niko byagendekeye Elizabeth. Nawe rero byakubaho. Kuramutsa Mariya kenshi bituma iba inshuti na Roho Mutagatifu. Hanyuma cya gatatu kumva inama tugira, zo yatugiriye ikibeho, gusenga, guhinduka n'ibindi. Icya kane nanone gikomeye ni ukwifuza kuzabana nawe mu ijuru. Si byo se? Ubwo rero dufite Bikira Mariya nk'umubyeyi udukunda, udusabira, duharanira natwe kuzabana nawe mu ijuru. Kandi ubuzima bwacu nitwisunga umubyeyi Bikira Mariya buzahinduka bwiza kurushaho. Nta n'ikizadutera ubwoba, ahubwo amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose azahora asendera mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.